kugeza aho isezerano ry'Uwiteka ryasohoreye kuri we. Yozefu ryaramugerageje. Imvugo y'Imana irahambaye cyane, imvugo y'Imana itandukanye n'iy'abantu. Iyo ivuze biraba, yasezeranye igasohoza, kandi icyo nyikundira ijya yitiranya abantu. Ibyo yavuganye nawe irabiha mugenzi wawe. Hoya hoya n'urushishi rw'umukara ijoro ry'umukara, munsi y'igitare cy'umukara, imenya ibyarwo byose. Umura n'ukuri, ibyo yavuganye nawe izabisohoza, kandi mu gihe cyayo. Dore ikura ku cyavu umuntu wakicayeho, igahanagura amarira kuba yarize, igashyira hejuru abicisha bugufi. Gutinda kw'amasezerano niko kurama kwawe. Humura n'ukuri, ibyo yavuganye nawe izabisohoza, kandi mu gihe cyayo. Keretse nuva mu masezerano ari na mpamvu. Dore ikubwira ibintu ukagira ngo birasohora ejo, ugategereza ugategereza, maze nawe ukarambirwa. Aho kugira ngo bisohore, ahubwo ukarushaho kuremba. Ubwo Satani akaguca intege, maze nawe ugahabuka. Ariko umusirikari kugira ngo yemerwe, bamucisha ku ikosi, igisivire kikamuvamo. Burya ibigeragezo ni ikosi ry'Imana icisha ku bantu bayo. Abwikangwana biracitse. Hoya hoya na nyuma ya zeri irakora, na nyuma ya zeri irakora, na nyuma ya zeri irakora. Dore ikura ku cyavu umuntu wakicayeho, igahanagura amarira kuba yarize, igashyira hejuru abicisha bugufi. Gutinda kw'amasezerano niko kurama kwawe. Humura n'ukuri, ibyo yavuganye nawe izabisohoza, kandi mu gihe cyayo. Keretse nuva mu masezerano ari na mpamvu. Yabinaniwe n'isaha itaragera, ibikubaho byose irabizi. Humura izagutabara. Suko yabinaniwe n'isaha itaragera, ibikubaho byose irabizi. Humura izagutabara. Intambara uhora urwana suko inaniwe kugutabara, ibikubaho byose irabizi. Humura izagutabara. Suko yabinaniwe n'isaha itaragera, ibikubaho byose irabizi. Humura izagutabara. Ibibazo uhora wibaza ukabona ko nta nzira, ibyo byose yarabibonye. Humura izagutabara. Suko yabinaniwe n'isaha itaragera, ibikubaho byose irabizi.